niyo mpamvu uwo munsi ni umunsi wo kwitondera. Ndashaka kubihuza n'ikindi. Ijoro rya mbere ry'umugabo n'umugore bakoze mariage rishobora kuzagena uko urugo rwose ruzagenda imyaka yose ruzamara, nabi cyangwa neza. yego. Duha urugero hari nk'abahungu, abandi bahungu baba baramushutse bakamubwira ati wowe uzamuvuna ukuboko, cyangwa se nabwo umufate, akamubyite gufata ku ngufu. Yego kandi ari uwawe vraiment. Yego. Ku buryo ejo bose azabumva kwa muganga. Hanyuma rero reka mubwire abagabo bagenzi banyu, abadamu icyo ashaka kuvuga si cyo avuga, kandi abagabo natwe ntidufite kapasite yo kumva icyo yashakaga kuvuga, icyo batavuze ntucumva. donc icyo ashaka si icyo asobanura. kandi n'abagabo nabo ntibafite ubushobozi bwo kuvumbura icyashakwaga kuvugwa. buburiraho ubwo bushobozi. Pastor, nta kantu wabonye kuri social media kavuga ngo niba twongeye kugaruka mu biganiro byacu hamwe na Pasiteri. nk'uko maze kubimenyera, ubushize twari twatangiye igice gishyashya, agace ka mbere twaganiriye. uyu munsi tugiye ku gace gakurikira. Pasiteri, kaze cyane. urakoze cyane. umeze neza? Amahoro. hanyuma dukomereje aho twari twasoreje ubushize, ngira ngo katubanze dusenga Imana hanyuma dutangire. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko duhaye umugisha wo kuba imbere yawe, bane natwe duhe ibihe byiza cyane, uvugane na buri mutima mu wafunguye iki kiganiro. ubuntu bwawe bube hano, iyo kubaho kwawe kuhari imitima yose ikogwaho. Kare tugirirwe neza nawe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Amen. ubushize watubwiye abantu batatu bo gushakwa mbere y'uko abantu babyara, cyangwa se mbere y'uko basama umudamu, mbere y'uko asama, abantu akwiriye gushaka. ngira ngo abantu barabimenye, ariko nibutse abantu ko twari turi kuvuga umwana utaravuka, umwana utarasamwa, utarabaho. uyu munsi tugiye kuvuga rero ku mwana noneho Pasiteri wamaze gusamwa, byamenyekanye ko yamaze gutangira kubaho nubwo ataravuka. Urakoze. Mbere y'uko tuvuga ko umwana yasamwe, birumvikana ubu tugiye kuvuga ku rugendo rw'amezi 9 umwana ari mu nda. Reka mbanze ngaruke inyuma ho gato. Yego. Babafatanyabikorwa n'Imana mu kurema umuntu, umugabo n'umugore, bakwiye kumenya ibi bikurikira mbere y'uko basama. Bakwiye kwicara bakibaza ngo twiteguye kwakira umwana mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. ubwo abafatanyabikorwa turi kuvuga hano ni ababyeyi, papa na mama. twiteguye kwakira umwana. iyo mwiteguye kwakira umwana, niho murishaka abantu batatu kugira ngo mumenye icyo babafasha. ushobora no gushaka abarenza abo. twe twafashe urugero rwa batatu dukurikije ibintu bitatu bitandukanye. umwana rero yakirwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. hanyuma abenshi tubyara mu mubiri gusa, ibindi bice tukabyirengagiza. ukabona umuntu arashaka gushaka cyangwa se ashaka kubyara, ariko ntafite icyo atanga mu mwuka, kandi yitwa umukristo. amarangamutima yarahungabanye ku kigero azahungabanye n'uwabyaye. ni ingenzi cyane kubanza kureba ko twiteguye muri ibyo bice byose uko ari bitatu. ibi bice bitatu hari utekereza ko bireba bamaze kubaho gusa, abatarabaho bo bitabareba? ibyo koko cyangwa baribeshye? biratureba twese. ibi bice bitatu bikwiye kugaruka muri buri kintu cyose dukoze, kuko uyu mwana Pasiteri niba yanasamwa cyangwa atarabaho, nta buzima aragera ku buryo uwo mubiri tuvuga se arawufite buriya. noneho hari umuntu umwe twaganiriye, arambwira ngo arashaka amafaranga. ndamubwira, wambwira poroje ufite ikeneye amafaranga? aravuga ati oya, ntayo mfite, nzamenya icyo nyakoresha yaje. amubwira ntabwo ibyo bintu bibaho. habanza igitekerezo,
hanyuma ukagishakira finansuma. yego. Iyo rero ushaka umwana utaramwiteguye mbere muri bya bice, nta wakwizeza ko uwo mwana azashikira mu butaka bwiza. yego yego. ntabwo yiteguwe. ni nk'urugo wabwira umuhungu n'umukobwa ngo muzitegure mu cyumweru cya nyuma mugiye kubaka. ubuse mu cyumweru cya nyuma nibwo umuntu yiga kuvuga neza, sinibaza. nibwo umuntu yiga kubaha, nibwo umuntu yiga gukunda se. rwa rugendo ubwo waba utararurangiza. hari ibintu ugomba kuba wariteguye kera. hanyuma gushaka kikaba igikorwa ni ugusereburetinga bya bintu. hari ibintu byabanje, hanyuma uritegura. nabonye ubushakashatsi bwakozwe hano mu gihugu ku gituma ingo zisenyuka, ngira ngo ni Minisiteri y'Umuryango. baravuze ngo kimwe mu bituma ingo zisenyuka ni uko abantu binjira mu ngo batiteguye. nanjye numva nakongeraho nkavuga ngo ni iki gituma abana baba ibirara, ni iki gituma abana bitwara nabi. ni uko bera tubyara tutiteguye. twakira wa muntu wera twavuze ubushize hatiteguwe ugiye kwakira. hanyuma tukibwira ko uko tumeze muri twe we ntacyo bizamutwara. ejo hari akantu wavuze mu kiganiro cy'ubushize, hari akantu wavuze gasekeje. baravuze ngo papa n'umugore bari bagiye gushwana, ngo bavuga ati tujye mu cyumba dukinge kugira ngo abana batabyumva, kandi mu nda bafitemo umwana neza bari kumugendana. we ntibamubaraga nk'uriho. ni ikintu cyo kwitondera. Pastor, dufashe udusobanurire, nibaza ko ariyo bireba, utari butubwire ngo bireba abaganga, udusobanurire neza ukuntu uriya mwana w'imbere umaze icyumweru asamwe, umaze ibyumweru bibiri asamwe, nta mubiri aragira, ntaratangira gutekereza, aba affected gute n'ibintu biri hanze y'inda ya nyina. reka duhere noneho twe guhera maze igihe asamwe, dutangire umunsi wa mbere ko asama. mudu iri aho ngaho, umwuka uri aho, ikirere gihari, gifite icyo kivugana n'umwana ku munsi wo gusama. urugero, umukobwa bafashe ku ngufu bakamutera inda, cyangwa se urugo rurimo amakimbirane hanyuma bagasama, utekereza ko uwo mwana azaba nk'uwavukiye mu rukundo? nibaza ko bitandukanye. biratandukanye. ntibyoroshe ko umwana azagira ibyishimo, azabaho yishimye yarasamiwe muri kondisiyo mbi. kubera iki? umwana ni igikorwa cy'urukundo, ava mu gikorwa cy'urukundo cy'abashakanye. iyo hatari ubuzima aho hantu, uwo mwuka uramukurikira ku myaka yose asigaje kuzabaho. ku myaka yose asigaje kuzabaho. niyo mpamvu uwo munsi ni umunsi wo kwitondera. ugomba kuba wejejwe. hari ndashaka kubihuza n'ikindi. ijoro rya mbere ry'umugabo n'umugore bakoze mariage rishobora kuzagena uko urugo rwose ruzagenda imyaka yose ruzamara, nabi cyangwa neza. yego. duha urugero. hari nk'abahungu, abandi bahungu baba baramushutse bakamubwira ati wowe uzamuvuna ukuboko, cyangwa se nabwo akamubyite gufata ku ngufu. yego yego. kandi ari uwawe vraiment. yego. ku buryo ejo bose azabumva kwa muganga. ntaho bitandukaniye n'umukobwa yafashwe ku ngufu mu kindi gihe kitari cya mariage. icyo gikomere gishobora kutazakira ubuzima bwose. igihe cyose abonye umugabo agahita ahahamuka, kubera ko hari ahantu hari itangiriro ribi yagize ry'urugo. ni kimwe n'umunsi umwana wa mbere asamwa. mudu yari aho ngaho, ubuzima bwari buhari, bushobora kuba bufite icyo buvuze cyane ku gihe asigaje kubaho. hanyuma siyansi ivuga ko byibuze nk'iyo umwana afite amezi 3 ari mu nda, aba afite amatwi, aba afite ibintu byose. ni ukuvuga ngo arumva. biragoye iyo umugabo n'umugore bafitanye amakimbirane, hanyuma umwana bakirengagiza ko umwana ari mu nda ari kuyakira. kuki babuza umugore utwite kunywa itabi? kuki bamubuza gusinda? ni
nuko bazi ko umwana ari mu nda iyo alcohol imugeraho. Umusemburo witwa adrenaline uba hejuru y'impyiko. Iyo umuntu ahangayitse cyane ahora yiteze gukubitwa, umugabo ataha akaba azi ko ari bukubitwe cyangwa se hari amakimbirane aho, uwo musemburo wivanga n'amaraso bikagera ku mwana. Wibuke ko umubyeyi asangira ubuzima bwose n'umwana ari mu nda kugeza avutse. Yego. Niyo umubyeyi atarya indyo yuzuye, utekereza ko umwana azatungwa n'iki? Bibera kuri babandi twavuze ubushize uwatubwira ko bagomba kurya kugira ngo inzara itazakurikirana abana cyane. Umubyeyi ntari muri kondisiyo nziza, ntajya ngo ahage. Umubyeyi ntasinzira kandi aratwite. Utekereza ko umwana ari mu nda bitazamugeraho. Niyo mpamvu amezi 9 yo gutwita ni ikintu cyo kwitondera cyane, kubera ko umuntu aba arimo gufatanya n'Imana kurema. Aho hantu ni ahantu ho kureba neza. Ibibazo byinshi rero biba ku mwana ni ngewe nagiye nganira n'abamama. Abamama hari abo nzi bakunda kuririmba cyane, kubera ko bakunda kuririmba. Yafashe igihe kinini cyo kuririmbira umwana ari mu nda, ukabona umwana niyo arize ahozwa n'indirimbo. Iyo yumvishe indirimbo ahita atuza, kubera ko aribyo yamenyerejwe, nibyo yamenyerejwe ari mu nda. Iyo nagiye sengana n'abamama batwite iminsi itari mike, ukabuzabona uwo mwana ikintu kimwenteresa mu buzima ni amasengesho. Cyo kuririmba si cyane, kubera ko nyina yamusenganye ari mu nda. Ntekereza ko niyo rero hari amakimbirane mu rugo, uwo mwana bizamugiraho ingaruka uko biri kose. Bivuga ngo rero umubyeyi, umupapa cyangwa umumama bakwiye kwirinda ikintu cyose cyatuma batumvikana mu rugo, kuko ngira ngo igihe cyo gusamira ntibaba bakizi, nabo ubwabo baratungurwa, ku buryo rero bashobora gutungurwa icyo gihe ari icyo gihe cyo gusama, bagasanga ntibumvikanye muri icyo gihe, ikirere ntikimeze neza, bikaba byabatungura. Yego cyane, no kwirinda ku kigero kiri hejuru. Hagira n'icyo mupfa, Yesu yaravuze ngo ntimukarenze umunsi, izuba ntirikarenge mukirakaye. Abakristo niko bakwiriye kubaho, kugira ngo tudahungabanya umwana ari mu nda. Noneho ndashaka kugaruka kuri bya bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ibi bice bitatu uyu mwana arabikeneye. Arakeneye ko yumva ari mu nda papa na mama baganira ijambo ry'Imana, kuko twamaze kumenya ko abyumva. Hanyuma tugomba kurinda amarangamutima y'umwana ari mu nda. Kuvuga ngo twirinde amakimbirane kugira ngo amarangamutima y'umwana ari mu nda adahungabana. Hanyuma ikindi, mu mubiri turebe niba umubyeyi yasinziriye, yaruhutse, niba yafunguye neza, niba ari muri kondisiyo nziza mu gutwita, niba nta ndwara ziri aho ziri kumuhungabanya. Bya bice bitatu bizaba byubahirijwe. Ari umupapa n'umumama, pasite, umumama cyane cyane umubyeyi, byumvikana niba ariko natekereza ko ari we wegereye umwana cyane kuko ari we umutwite. Yaba ari umumama umutwite, yaba ari na papa w'umwana, unavuga ngo uri hanze, niba ariko nabyita, mu byo bakora bombi hari ushobora kwibwira ko umumama ari byo byahita byafekita umwana cyane kandi vuba kurusha umugabo. Wenda nko kurakara ni urugero, kuba yavuga nabi, kuba yagira uwo mujinya, kuba yagira ikindi kintu cyose akora cyagira ingaruka ku mwana. Tukaba twatekereza ko umugore ari we ukwiye kwirinda cyane rero kurusha umugabo, kuko ari we umufite. Bakwiye kwirinda bombi, kubera ko ibyishimo by'umudamu ashobora kubikomora ku mugabo. Ubwo mbarije umugabo ushobora kuvuga ati ubwo umugore nyine niwe ukwiye kwitwararika cyane ahari kurusha umugabo. Oya, bombi bakwiye kwitwararika. Hanyuma umudamu agira ibyishimo abikuye ku mugabo. Ariko nanone n'igihe umudamu yahungabaniye ahandi, ni byiza ko umugabo ahora acunze ari hafi aho, kugira ngo amuhumurize, amwomore, amufashe, kugira ngo bitagera ku mwana. Kandi mu nshingano zirindwi z'umugabo harimo no kurinda abagize urugo, kurinda amarangamutima y'abagize urugo. Kubarinda amarangamutima no kuvuga kurinda amarangamutima yabo, kurinda kugira ngo amarangamutima yabo adahungabana. Hasobanura aho ngaho, pasite.
icya mbere ni uko adahungabana wabigizemo uruhare, wowe mugabo. yego. ariko nanone niba mabuja atumvikanye n'umukozi wo mu rugo, ukwiye kumenya ikibazo kiri aho uko kimeze nuko wagikemura kugira ngo ibyo ari byo byose. Abadamu benshi nta ukuntu nyine iyo ubarebye mu maso ushobora kumenya niba ameze neza, wenda yahungabaniye ku kazi, yego, kandi we koko aratwite. Mu nshingano zawe harimo kumufasha kugira ngo agaruke muri mudu nziza. Ikindi nagira ngo mbwire abagabo bagenzi banjye, abadamu bagizwe n'amarangamutima nka 99.9%. Bashobora gufata ibyemezo bihutiyeho, bashobora gufata ibyemezo bitatekerejweho neza, kubera ko amarangamutima yaba afatanye cyane n'aho afatirwa ibyemezo. Yego. Ni ukureba niba atari bufate ibyemezo bihutiyeho, wenda bishobora kumugiraho ingaruka we n'umwana ari mu nda, mbese ukagerageza kumurinda bishoboka. Ni ukuvuga ngo muri uko kumurinda rero, nubwo yakwibwira ko umugore ari ukwiye kwirinda, ariko we ahubwo afite akazi kenshi ko kumurinda, kuko ashobora no kudakomeretswa nawe ariko agakomereka hanze yaho atarari. Reka ntange urugero. Abadamu ashobora gutwita agahugwa umugabo, yego, cyangwa se agakunda umugabo bikabije, birenze. hanyuma abo tujya twumva babuza no kujya ku kazi. hanyuma umugabo akanyamubwira ati ariko wagiye ureka ubutesi, ibyo bintu byawe uba urimo, amukabukira cyangwa amugwa nabi. ubwo urumva ibyo bintu ashaka ku kigero kiri hejuru, aho umudamu w'umusirimu ashobora kugitaka, aho bigera aho umudamu w'umukristo anywa inzoga kubera ko ngo arizo yumva ashaka. urumva icyo kintu kidakomeye, akavuga atumva nzihana nyuma, ariko singiye gupfa. umuntu utarigeze ajya igisheke na rimwe akavuga ati ndashaka igisheke. ngewe hari uwo nzi igisheke ashaka ko urabona mu mbabura hariya bokereza ikijumba, bakagishyiramo bakacyotsa nk'uko wotsa ikijumba, bakagikongora gishyushye. ni ibintu bitari byo gukinisha, kubera ko bifite icyo bivugana n'ubuzima bw'umwana ari mu nda. Abagabo rero benshi ngira ngo hari igihe baba batabizi, ku buryo wa mugana ubwira ati reka ubutesi weti, ibyo bintu uri ni ibiki, noneho akagira ngo arimo arakosora, naho ari konona, ari kwangiza, ahubwo biruseho. Ubundi ni byiza ko mugendana urwo rugendo, mukagendana urwo rugendo. N'ibyo ubona byabangama, wenda yifuza inzoga ari umukristo n'ibindi, ukamwigisha kutabikora mu bugwaneza, utamuhutaje, ku buryo bitangiza we n'umwana ari mu nda. Pastor, dutandukanirize rero uwo mudamu utwite, hari ibintu ashaka n'ibintu ari gusaba n'ibintu akeneye, bimwe bitaranabaho na bimwe wumva ukumva n'ubwa mbere ubyumvise. Ubidutandukanirize no kuba umudamu cyangwa se umukobwa ari umutesi mu buzima busanzwe, akwizeye ko icyo kintu arakigusabye kuko byo uragishoboye, nta yindi mpamvu niyo yaba atagikeneye kuko atwite. Urumva, agikeneye kuko atwite ni byiza ko wirinda, ariko ashobora no kuba agikeneye kuko agoranye, arateta bikabije, nyine nyine si uko inda atwite ari iri kukimusaba. Wowe mugabo wabyitwara muri ibyo bihe byombi wabitandukanya gute? Urakoze cyane. N'ubusanzwe nakubwiye ko abagizwe n'amarangamutima 99.9%. Ntekeza ko binarenze ibyo. Yego. Ubusanzwe baba bakeneye gusa ahantu bavugira. Ashobora kukubwira wenda ibyo gutwita tubireke tuvuge ubyo warambajije mu buzima busanzwe. Ashobora kukubwira tumva ndashaka kungurira imodoka, cyangwa ndashaka ko tugura imodoka ijipe, nta n'igare mugira, cyangwa wenda mwari mufite indi ariko ntikenewe muri uwo mwanya. hanyuma kuko byamuciye mu mutwe kandi biri hafi y'ahafatirwa ibyemezo, icyo akeneye si ukumubwira ati ako nta n'isoni, twabuze ay'ubukode bw'inzu, none uri kuzana ibyo. yamubwira ati ahubwo ushaka irihe bara, mbese nko gushyigikira icyifuzo cye, ukunda irihe bara. Ikintu nakwizeza ejo mu gitondo azaba atibuka ko yabivuze.
ariko n'umukomeretse ejo azaba akibyibuha. bihita buzanye mu rukiko aho zavuga ko ntacu umaze. Yes. Ni nk'ibyo aba akeneye ko ibimunyuze mu mutwe byose abonaho abishyira kandi bikakirwa neza nk'uko yifuza. hanyuma rero reka mubwire abagabo bagenzi banyu, abadamu icyo ashaka kuvuga si cyo avuga, kandi abagabo natwe ntidufite kapasite yo kumva icyo yashakaga kuvuga, icyo batavuze ntucumva. donc icyo ashaka si icyo asobanura, kandi n'abagabo nabo ntibafite ubushobozi bwo kuvumbura icyashakwaga kuvugwa. buburiraho ubwo bushobozi. Pastor, nta kantu wabonye kuri social media kavuga ngo niba ushaka kumenya umugore usome ibitabo byinshi, hanyuma niba ushaka kumenya umugabo usome agatabo gatoya. rero kugira ngo uzashoboye gusoma biriya bintu byose nawe uri umuntu umwe birakomeye. Iyo abikeneye gutyo abishaka, ubwo ngiye kubariza umugabo Pastor, abikeneye gutyo, niba ari iyo nzoga ntiyari asanzwe ayinywa, niba ari icyo kintu gihenze, kandi urabizi neza ko niwitwara nabi arakomereka, bwira umugabo uburyo akwiye kwitwara n'uburyo rangaje imivugire yakoresha, agagerageza gusobanura ko icyo kintu kidahari, kidashoboka kuboneka mu buryo bwumvikana, ariko kandi atanakomerekeje umubyeyi kugira ngo bitaza kugira ingaruka ku mwana. Reka mbivuge mu ijambo rimwe, ni ukumubwira ukuri ariko kuvuganywe ubugwaneza. kubera ko hari igihe tuvuga ukuri ariko kutari igihe cyako cyangwa gukomeretsa. Ni ukubanza kumenya ko uko kuntu ameze bifatanye n'imiterere ye n'amarangamutima ye. Hanyuma nubisobanura nabi wibuke ko bitari bugire ingaruka kuri we gusa, yego biragira ingaruka no ku wundi muntu, kandi uwo muntu murashaka ko aba muzima, ko muramukeneye mwembi. Yego, ni byiza rero ko umuganiriza kandi ukabivuga mu buryo budafite icyo buri bwangiza. Iyo ubivuze muri ubwo buryo budafite icyo bwangije, hari igihe ushobora kubivuga, ndi kuvugira umugabo mu kanya, ku mugore ndamugeraho hanyuma dusoze. Umugabo mu gihe abivuze ariko bikamucika, akabyite gutyo, wenda aya makuru ntayazi, agasanga yamubwiye nabi, wenda reka nabo batahana stress, ntangiye stress kubijera bikamunana, agasanga yamubwiye nabi, nyine yahubutse, kandi umudamu yamaze kurakara, ubwo no ku mwana biri gutangira kumugeraho gutyo. Yabigarura ate? N'ubuhe buryo yakoresha bwo kubigarura? Niba ingaruka zamugize ku mwana, wenda niba zo zidashobora gukira, ariko akiza uw'inyuma kugira ngo adakomeza kwangiza uw'imbere. Ntekereza ko sinavuga ngo iyo umuntu yakomeretse birakira 100%, ariko byibuze pourcentage nini iri hejuru gukira birashoboka. Ariko ikibazo ubona abagabo twiteguye kumenya ko mwakomerekeje, ko twakomerekeje, ntidufite umwanya, kandi kutagira umwanya nyine bigira ingaruka kuri abo bantu bombi. Ni byiza ko dushaka umwanya wo kuba hafi aho kugira ngo tumenye n'ibiki biri kuba. Uyu mwana batwite Pastor, guhera ku munsi wa mbere asamwe kugeza ku munsi wa nyuma agiye gusohoka ku isi, akavuka nyine akaza ku isi, harimo ibihembwe ngira ngo bavugamo n'amezi menshi. Ni hehe ashobora kumva cyane kurusha ahandi, ku buryo ari nacyo gice yakomerekamo, cyangwa ari cyo gihe yakwangirika, niwe ko nabyita yakomereka kurusha ahandi? Mu mezi angahe, mu byumweru bingahe, cyangwa se agiye kuvuka? Muri urwo rugendo rwose hari aho ushobora kuvuga ati ahangahe yageze muri iki kigero, mwitonde, niho umwana ashobora kwakira amarangamutima akamukomeretsa kurushaho. Urakoze cyane. Ku amezi 6, amezi 3, kuva kwija amezi 3 kugeza kwija amezi 9, aho niho hantu ho kwitondera bikomeye. Ngira ngo bayanabaye umuntu abatera mu nda y'umubyeyi, niho hantu ho kwitondera. Hanyuma twavugaga rero umwana akigwa mu bice bitatu. Twavuze kumuhuza n'Imana mu buryo bwo gusenga no kuyoboza Imana inzira. Twavuze kurinda amarangamutima ye. Hanyuma turaje mu gice cy'inyuma noneho cy'umubiri. Twavuze ko umubyeyi agomba gufungura neza, ariko nanone agomba kujya kwa muganga akipimisha, bakamuha n'inkingo zose zishoboka. Hanyuma ntabeho n'ubuzima busa no kwiyahura. Reka mvuge
kwiyahura ni ukuvuga umuntu aratwite ariho arabyina za mbyino ubona mu kirokore kandi azi ko atwite, urumva amaze amasaha 2 abyina adahagaritse. Barahari benshi kandi akubwira ati Imana irandinda. Aramanuka ahantu hari pante iri icuramye cyane, yego, cyangwa se numuyede kuri shanti arikorera sima icyo gihe cyose atwite, yego, kandi nta nazi neza uko ubuzima bwe buhagaze, yenda ntiyahuye n'umuganga. Rero reka mu buryo busanzwe bw'umubiri mbwire nanone abamama utarababwira wongeraho ko ashobora no gufata iminsi myinshi yo kwiyiriza ubusa. Murakoze. Ariyiriza iminsi 7 21 atwite. Yes. Kandi wa mwana akeneye kurya kuko we ntari mu masengesho. Abarokore bo ngo bayakora seke, donc nta nakantu ko gufata no kunywa. Niyamiza amacandwe yihana ko yanyweye. Pastor bivuga ko wari bw'Imana yumva vuba. Ntabwo nemeranywa nabyo. Igihe igihe utwite n'igihe cyo kwitwararika. Ayo wasenze menshi cyane simvuze ngo ntuzasenge, uzasenge ariko byibuze unywa amazi. Rero ngiye kuvuga nti barahita bagira ngo urababohoye umuntu utwite ntagasenge na rimwe nyine. Simvuze ngo ntibasenge ariko byibuze unywa amazi. Reba nibura ahantu ufite oxygen ihagije, donc hano hari umwuka uhagije, ari ayere. N'uya gusengera ahantu mu cyumba gito kirimo abantu benshi kandi ushobora kuzana ibibazo. Yakwipimisha barebe niba udafite indwara zituma zagira ingaruka ku mwana. Ntekereza ko kuri ubu abantu bafite mituweli byoroshe, yego, bitagikomeye cyane. Umubyeyi ashobora gukurikiranwa ku kiguzi cyose. Ndavuga leta ibishiramo ingufu nyinshi, iranaborohereza cyane kugira ngo ariko leta ishizemo ingufu igashira ingufu ku muntu utikunda utabishaka cyangwa utazi agaciro kabyo. Nanone bizarangira bitatanze umusaruro w'ukuri nubwo bashizemo ingufu. Pastor, umudamu uri muri icyo gihe cyo gutwita twise uwo mwana akakomerezwa, akagira ibyago wenda agakomerezwa n'umugabo, kandi umugabo kwa kundi twavuze mbere ntagire reconnaissance yo komora niba ko nabyita ibyo yangije. Uyu mudamu agiye kureba umukansari yamukansarinza kansaringa nde muri abo bombi, umudamu gusa cyangwa n'umwana twite? Bombi. Iyo w'inyuma akize n'uw'imbere arakira. None se aba yamusize mu rugo cyangwa bajyana muri kanseringi nk'uko yakomeretse agahitamo aho mituyu no gukirana ko nuko nguko cyane, nabyo niko bigenda. Ntekereza ko no mu gihe cyo gusama ba bantu batatu twatangiriye, yego, reka tuzabagire nk'urufatiro. Kubera ko abadamu batwite bagira utuntu tujya kumera nka depression, umujinya wa hato na hato, niyo yabyaye birakomeza kugeza kurakazwa n'ubusa. Abahanga bavuga ko iyo umudamu atwite amezi 9 aba afite umuruho ungana no kwiruka ibirometero 2,000 adahagaze. Urumva uwo muntu nta kuntu atadepirima. Noneho iyo yagize ibyago agatwita adafite umuntu muri hafi, byo arushaho gukomereka kurutaho. Yego, reka dusubike, ntabwo dusoza ahubwo dusubikira ahangaha. Abantu bakikije umudamu utwite cyangwa se wa mwana uri mu nda uretse undi mugabo, ni abahe bandi bashobora gukomeretsa uyu mugore ku buryo byagera ku mwana apari y'umugabo babana? Hinge y'umugabo babana hari, bivuze kugira ngo umudamu nawe amenye ahandi ashobora gukomerekera hatari ku mugabo babana. Yego. Reka duhere ku bafite abakozi. Umukozi ashobora kugusaza, umukozi wo mu rugo bafashe imirimo, ashobora kugusaza utarebye neza. Akantu ko gusaza kari
iyo umuntu yirukana abakozi 5 nko mu kwezi urumva nta kabazo aba afite. neza akajya arara yimyoza mu gitondo tutahe cyane. Hanyuma urabona nk'umuntu uhemba buri kwezi akagusuzugura ku buryo wibaza icyo wavukiye. Hanyuma abandi batwita bari mu kazi. yego bosi ntiyitaye kutwite, icyo ashaka ni uko akazi ke kuzura kagenda neza, kandi mu mezi 3 ya mbere. Amezi 3 ya mbere abanza arakomeye, aba ari mu intege nke ziteye ubwoba, n'ahantu ho kwitondera. ni naho icyo gihe kiba kirimo ibyago byinshi kuko niho benshi inda zivamo. Yego. Ariko bosi we ibintu ntubizane ibintu byo kwica akazi, ibintu byo gukora akazi buhoro, ibintu byo kudatanga umusaruro, by'umunaniro ya hato na hato. urabizi ko ibintu byinshi biri privatize. yego mu prive rero nta bintu by'imikino, we icyo areba ni umusaruro. nagira ngo mbwire n'ababosi badukurikiye, bashyiremo imiyaga. igihe umuntu yatwise umenye ko umwana atari uw'umuryango gusa n'uw'igihugu. uwo mwana nahungabana bizagira ingaruka. hanyuma iyo ugize reshefu rero uvuga nabi, umudamu azajya yihera ajye muri toilette arire, abeho yimyoza. hari n'ababuza abantu kubona n'akaruhuko byibuze. uwo muntu aratwite arakora kugeza 6 y'ijoro, umukoresha ntiyitaye kuri ibyo. no gufungura sinzi niba yanafunguye neza. ibyo bintu byose umukoresha mwiza akwiye kuba bitekerezaho igihe afite abadamu muri kampani. yego tugaruke inyuma rero ku muco wacu Pastor. tumaze kumenya cyangwa se turanabizi n'abaganga barabivuga yuko kiriya gihembwe cya mbere ari cyo gihembwe cyo kwitondera cyane, kuko nk'uko twari tumaze kubivuga ni inda nyinshi zivamo mu buryo butunguranye. ariko mu muco wacu cyane cyane nk'abadamu Pastor, uretse umugabo mu bantu uzi ko wamaze gusama, biragoye ko umudamu yagenda kumukoresha ati nubwo ndeba uko itaragaragara ariko ndatwite, cyangwa umukozi cyangwa undi muntu wese wamukomeretsa ngo amubwize ugura ati nubwo utayibona ungendere kure nyine unyitondere ndatwite, ngo abe yatanga ayo makuru. abadamu ubona ari abantu rwose bashobora kwirekura agatanga ayo makuru, cyane ko boss ashobora kubikora akaba arengana ayo makuru ntayafite. ntekereza ko ntabwo nzi icyo itegeko ry'umurimo rivuga, ariko iyo umuntu yinjiye mu gihugu wacu kurema akaba afite amakuru ko arimo gufatanya n'Imana kurema, hari ibintu agomba kuvuga oya. kuri aho rero nta miyaga, sibyo? niba gucisha mu cuma gisaka kandi bishobora kugira ingaruka ku mwana, kubera ko utabwira umusekirite ukamuvuga ati ngewe ndatwite, kandi ntusabwa kureba ngo nibyo cyangwa si byo kuko itagaragara. emera ibyo nkubwiye. yego nsaka mu bundi buryo bwubahirije amategeko y'aho hantu. ariko ibyo guca mu cuma oya. nibaza ko nta musekirite yahatiriza, nabo bafite ubunyamwuga. cyo kimwe n'umuntu nawe buri muntu arimenya. niba ukorera ahantu muri kondisiyo udashobora kubona ifunguro, kandi ukaba uzi kuri muri ya mezi nyine agoye, niba ukora amasaha menshi hako bizakuviramo gukuramo inda, kandi wenda no kugubwa nabi nawe. no kugubwa nabi, wakwegera umushefu ukamubwira ati ngewe ndi muri kondisiyo zimeze gutya, nifuza ubufasha bwawe. Pastor, ibyo nabyumvise. tureye kuri aba badamu ubona bafite uko bazi uganira nabo, uganira n'ingo nyinshi, n'umuco wacu urawuzi muri Afurika cyangwa se mu Rwanda, biteguye gufunguka akabwira umukoresha, akabwira uwo muntu ko ati ndatwite rwose, genza gake. urabizi Dominique, niyo mpamvu y'iki kiganiro, sibyo? niyo mpamvu yacu umuco urakura. ubu hajemo ibintu kera ubu wagarura ba Rudahigwa n'abandi akabazana uyu munsi. hari ibintu bakumikwa. yibutse ko hari bene data bigeze kutubwira bajya gusengesha ibyifuzo, ntakivuga ati ni umutwaro w'ibanga. ubwo nawe kuvuga ati ni umutwaro w'ibanga, ntiyerure ngo avuga ati ndatwite kandi ibi munkorera aka kazi kenshi mumpa, kuba ngiye kunyura muri iki cyuma, kuba ushobora kumbwira nabi, bishobora kungiraho ingaruka, ndatwite n'ubwo inda utayibona. akerura nyine akabivuga, umudamu akabivuga. nibaza ko umuntu azi icyo ashaka, ibyo bintu akwiye kubikora.
igihe abona abangamiwe kandi bishobora kugira ingaruka ku magara ye n'umwana ari mu nda. Ni byiza kuba umunyakuri. Hari n'abafate niba nakwita ikiruhuko akavuga ati kubera kondisiyo ndimo mbaye mpagaritse akazi amezi 3 kubera ko kurema ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyo kwitondera. Hari ibintu by'ingufu zikabije utakomeza gukora mu gihe bimeze gutyo. Ku mugabo witaye ku rugo ashobora gufata izo nshingano yaba ari kumwe n'umugore akamufasha kubivuga cyangwa yego rwose. Ntekereza ko iyo mwasezeranye kuba akaramata no kuba umwe, nta kintu kimwe mutafatanya. Muri kwa kurinda k'umugabo ikiguzi cyose byasaba wagitanga, ariko umuntu akagubwa neza. Yego, reka dusubikire ahangaha dusoze tubwira abantu iki kuri aya mezi 9 uyu mwana uri mu nda ataravuka, ko ntaravuka, turacyamuvuga ari muri urwo rugendo aho ashobora gukomerekera. Bitwararike kuki hanyuma dusoze. Nagira ngo mbwire abadukurikiye ko ibyangiritse muri ayo mezi ibyinshi bidakosoreka, ntabwo bikosorwa. Pastor duteye ubwoba. Namuvugize byaba ari byiza. Ibyinshi byangirika muri ico gihe, ibyinshi ntibikosoreka. Rero ntekereza ko ni ibyo kwitondera, ni ngo rufatiro rw'ubuzima, kandi tuba dufite abantu babiri bombi bagomba kwitabwaho, umubyeyi n'umwana ari mu nda. Ushobora kubabura bombi cyangwa bakabaho bombi. Hanyuma banabayeho bakwiye kubaho bameze neza, badahungabanye, baguwe neza. Yego, reka tubashimire. Aka gace ka kabiri ubutaha tuzavuga noneho Pastor, ngira ngo umwana none azaba yavutse, twaserebuye noneho yageze ku isi. Niko gace kazakurikiraho. Komeza ubane natwe muri ibi biganiro. Nkwibutse ko iyo umaze kukireba kikagufasha, gisangiza indi nshuti yawe uzi ikeneye ubu butumwa umaze kumva, burya biba byiza kurushaho. Reka dusoze dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ko wahisemo kutwizera. Umugabo n'umugore bagahura, hanyuma bagasama, bagakora icyo wakoze mu ngobyi ya Edeni. Ndasenze rero kugira ngo duhishurirwa, ntibibe kubyara gusa, ahubwo tubyare mu mugambi wawe, tubyare mu uko ubyifuza. Neza wibane na buri wese, mu izina rya Yesu Kristo, amen.